umurimo w'abana ni umurimo munini cyane. Mu itorero tuha akahe gaciro? Mu itorero kwigisha abana tubihereza akahe gaciro? mu itorero hari ababiha agaciro, hakaba n'usanga basa n'ababirangayeho. Ariko abana mu itorero ni ngombwa ngo bahabwe agaciro, kuko nyine wavuze ngo duhuje umuhamagaro. Guha abana agaciro ni ikintu cy'ingenzi. Ariko mu itorero babiha agaciro, ariko ugasanga hari igihe abantu batabiha nk'uburemere bubikwiye. Ni nkako nubitekereza. Si uko twanze abana bacu pe, turabakunda cyane, ariko usanga batasa n'ababishoramo nk'imbaraga cyane. Ni uruhe ruhare itorero ni ibiki igomba gukora? Kuko umuntu azashaka akazi bakakubwira ibintu uzaza ukora n'ibyo utagomba gukora. Ni uruhe ruhare itorero rugomba kugira mu burere bw'abana? Uruhare bagomba kugira mu burere bw'abana ni ukubaremera iminsi ndakuka, cyangwa nimba ari umwe bakabaremera abarimu bababwira mu rurimi bumva, bababwira bakabigisha ijambo ry'Imana, ikindi bakabasengesha. Umwana agakura azi ko gusenga ari ukuganira n'Imana, agakura azi ko amasengesho ari mu inyungu, agakura azi ijambo ry'Imana. Kandi ikintu umwana yumvisha akiri muto nkuko nakubwiye mbere, nico kiza kimufata ku mutima, nka kwa kundi sinzi ko nabivuga, ikintu kitaza kiva ku kintu. Bazaga inkazi wacu zagiraga ikibamba, hakaba inkigira ikibamba ikagira amabara ngahe. Yazaga isaza ryabara rikiyiriho n'uruhu rwayaho rurambitswe, usanga ryabara riracayiriho. N'ijambo umwana yumvishije akiri mutoya rikisevinga mu bitekerezo bye, aza risazana. Nico gituma bagomba uruhare rugomba kugirwa runini, rugahabwa agaciro mu mirerere y'abana, ndetse guhera mu myaka ikiri mutoya. Urabona hari igihe umwana arenga igihe c'imyumvire. Sinzi uko nimba amenya kubivuga. Hari igihe umwana arenga kugira ngo umwana utarabwirijwe ijambo ry'Imana akiri mutoya, kugira ngo abwirwe afite imyaka 15 n'itandatu cagihaha y'abingimbi, kugira ngo umufatishe byogora. Ni bimwe bavuze ngo igiti kigororwa kikiri. Kugira ngo afate imyumvire yo kwakira ijambo ry'Imana bishobora kugora, kiretse imbaraga z'Imana zikamuzaho, ijambo ry'Imana rikamuzaho, kuko abamaze kumenya ikibi n'iciza, abamaze gufata ibyahariya hanze aha yabyisevingamo. Noneho bamuzanaho ibyo atakuranye bikamugora. Ariko umwana guhera ku myaka 5 ugatangira kumubwira, habe n'3 ugatangira kumubwira, azakurana bya bintu. Ibindi nibwo byoza biza bituruka hirya, bishobora kutamugiraho imbaraga, kuko ububasha bw'ibitekerezo bye byamaze gufatwa harya mu ijambo. Ingako nobivuga. Naho ababyeyi bo niwe ruhare bagomba kugira. Uruhare rw'ababyeyi ku bana, ijambo rya mbere kamanze mpere nkakure bukeya. Uruhare rw'ababyeyi ku bana, umwana agomba kuza muri Sunday school ya mbere, agomba kuyigishwa na mama we. Kanguha urugero, kera igihe cacu twebwe twazaga tuza konsa umwana ugasengera ibere. Sinzi nimba bubu sinkibona, sinzi nimba bubu bakibikora. No konsa tebikiba. Rero no konsaga bamwe ngo tibaconsa hajya. Ariko zikonsa ukuntu bimera neza. Narabikundaga yembe. Kabisa. Noneho waje gusenga, waje konsa umwana ugasenga. Umwana yaje amara umwaka
cyangwa yazaga amara umwaka cyangwa k'umwaka n'igice, kuri ibiriho abamaze kubimenya neza. Waje kumuha ibere wenyine akazasigara asenga, wagira gutya wabera urihuze kumuha ibere wenyine akamagira gutya agapfuka amaso agasengera ibere. Noneho mu nzu naho abana batoya ukabigisha gusenga, umubyeyi ukabicaza nijoro mu gatarama mugasenga, noneho bakaza kuja muri Sunday school bazi ko amasengesho agira agaciro. Naho uruhare rwo kugira ngo abantu babone uburyo bigisha abana gutyo, uruhare rw'ababyeyi nibwo rugomba kuba imbere. Kavuga ati se bano bana bacu ko bariga gute, ese abana bacu abahe babigisha bari mu kubigisha iki? Bakaza basuzuma ibyo abana he bigishwa, bakegera n'abarimu bakabaza uko bahe babigisha. Noneho ababyeyi nibo bagomba kugira uruhare runini, kavuga ati reka dutore abigisha iki ciciro n'iki ngiki, ababyeyi bagomba kubitekerezaho byakabaye ngombwa. Hari ikintu uvuze cyuko ababyeyi bagomba gutangirira kwigisha abana gusenga no kumenya Imana bakiri mu rugo. Ubona bigikorwa muri iki gihe? Imiryango ga urabona uburi mu wawe gunda ari mu wenda wabimenya cyane. Urumva wigisha abana nanje ndabigisha, hari ukuntu ubona ukabona ati abana aho umuryango bavamo ibyo ari byo byose ubaha Imana kandi ubaha n'abantu, ukabona nyine bwa burere baje kuvoma bwo kwiyongeraho mu ikanisa babukura no mu rugo. Ugereranyije mu mibare ubona abenshi mu rugo baba bagira umwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa baraza bakabitorera aho ngaho gusa ku ikanisa? Bose ntibaza bateye kimwe. Mperukaga kubigisha ico gihe kera tukiri muri Kenya, naho hano byabaye ibyongereza. Ariko wabonaga bose batakira kimwe. Ukamenya umwana wabaza bigisha n'utigisha cyakora se nabibabajije, ariko wagenzura ukabona hari umwana uhawufata akabiha agaciro, hakaba n'abana bashika bagakubagana cyane, ukabona ibyo aho umubwira ntasa n'uhawe ubyumva, ukabona n'amabwiriza ugatekereza ko n'amabwiriza yo mu nzu jenda atari menshi, ariko umwana atozwa cyane cyane mbere ya byose n'ababyeyi mu rugo.